Hello friends, nongeye kubasuhuza nanabaha ikaze kuri YouTube channel ya Kabos Fabrice. Wewe wakoze subscribe, nongeye kugushimira. Nutarayikora ngira ngo mwibutse ni urimo gucikanwa cyane. Uyu munsi rero ngiye kubereka tukaba dutangiye isomo rishya ryo kweditinga muri CapCut na InShot. Ni kenshi uzagenda ubona amavideo arimo abantu baba bakoze amavideo ariho effect z'amagambo nk'izi ngizi. Video zimeze nk'izi ziriho amagambo ahita yizuminga ariko hakagaragariramo ifoto. Uyu munsi rero ngiye kubereka buryo ki nawe ushobora kwikorera video nk'izi ngizi rwose bitakugoye. Tugiye kubanza dukoreshe CapCut, hanyuma ndaza kubereka n'indi effect ku musozo w'iyi video yo muri InShot nka bonus. Umuntu turi bugerane ku musozo w'iyi video niwe uri bubashe kuyibona. Twagiye. Mbere na mbere rero ikintu umuntu agomba kuba afite, uba ugomba kuba ufite video uri buze gushyiramo as a background. Sindi bushyiremo volume kugira ngo bataza kumpa copyright, ariko nkuko mubibona hano aka video niko turi buze kwifashisha. Hanyuma ahantu nayikuye ndaza gushyiramo ndaza kubaha shout out muri description. Noneho turatangirana na CapCut. Turaza hano muri CapCut dukore kuri new project. Nitumara gukora kuri new project tuze dukore kuri photos. Turakora kuri iyi foto y'umukara itariho ikintu na kimwe. Noneho nkuko mubibona ifoto yacu ni umukara, nta kintu na kimwe igaragaza. Ikintu tugiye gukora, turaza duhindure aspect ratio nkuko muyibona hano. Aspect ratio tuyikoreho tuyishyire kuri 9:16. Iyi ngiyi ifite akamenyetso ka TikTok. Iyi ngiyi noneho ariko bitanabujije yuko impamvu nyigize muri 9:16 nuko iriya video na downloadinze ifite nayo ratio ya 9:16. ndagira ngo bize kumatchinga. Ubwo rero ikintu duhita dukora, uraza ukaza hano handitse text. Hano handitse text ugakora hano handitse add text. Wamara gukora add text ugashyiramo amagambo ushaka kaza kuza. Wenda reka dushyiremo Rwanda. Noneho niturangiza tuze dukore hano handitse style. Nitumara gukora hano handitse style, turakora kuri kano kabanza k'umweru kano. Ikindi duhita tuza hano hari effect, tugahitamo effect twumva dukunze. Ariko ngira ngo murabona ko inyinshi zose ari pro, kandi ya pro ibivuze ko ugomba kwishyura. Gusa nzanabakorera video y'ukuntu izi features zose mubona zishyurwa ushobora kuzikoresha ku buntu. Mwebwe icyo mbasaba no gukora subscribe kugira ngo umunsi nzayidropinga uzabe uwa mbere mu kuyibona. Hano reka dukoreshe iyi ya art imeze gutya, iyi yegereye y'umutuku. Noneho ikintu dukurikizaho, turayigira ndende mo kuntu kugira ngo kaba ari akantu karyoheye ijisho, atari akantu k'amasegonda 3. Reka tuyigire wenda amasegonda 10. Okay, I think 10 is enough. Na text yacu tuyikurure tuyigeze at the end. Noneho niturangiza tuze dushyiremo, dukore hano kuri text. Noneho turaza duhita dukora hano kuri keyframe
kuri kano kantu kameze nk'ikaro, hariho akantu ka plus mu ruhande kano. Noneho nitumara kugakoraho twongere tu scrolling tugeze aho video iherera, naho twongere dukore kuri text, naho dukore kuri ya keyframe. Noneho ijambo ryacu cyangwa se amagambo yacu tuyazuminge mpaka aho dushaka kaza guherera muri video gutya. Noneho niturangiza tugaruka inyuma, urabona ko hano bihita byihuta. Turashyiramo nanone aka kantu ka motion, noneho dushyireho kano. Urabona ko kano noneho bigenda gake. Ikintu dukora hano, akazi ka mbere ni nkaho kaba karangiye, turaza tukahindura resolution ya video yacu tukayigira high cyangwa se tukiri muri 1080p. Hano dukore export. Video yacu irangije dukora done, twangiza tukaza muri new project tugahita dukora kuri ya video tumaze ku exporting. Twamara kuyishyiraho turaza tukongeraho ya video dushaka, wenda ya conversion. Noneho reka tuyigeze hano, ntabwo dushaka kubiba birebire cyane. Noneho ya video yacu twabanjemo y'amagambo twari twashyizemo mbere, tugahita tuyigira overlay. Ngiyi hano uraza ukayishakisha ibiri hagati ya mask n'aka ka relight, gakora overlay. Noneho ikintu dukora sasa, urabona iyi video ya overlay turaza tukayikoraho, twangiza tugakora hano handitse splice. Noneho twamara gukora kuri splice tugakora kuri darken, iyi ngiyi. Noneho video yacu ikaba iraje. Oh my god, so beautiful. Noneho sawa cyane. Noneho twarangiza kankureho sound kugira ngo utaza kuneza copyright. Tugahita dukora export. Noneho tukaza wenda muri gallery yacu tukarebamo ngiyi hano. Urabona ko kameze neza. Kano ushobora kugakora nka introduction ya video yawe se, cyangwa se biterwa n'icyo ushaka.